se umufana yewe mukunzi wanjye wagiye hehe bona gushatse kumukize nakubura none uraze aho sava wagiye hehe bona gushatse nakubura none uraze uri mwiza aho Imana ishimwe uriya winduze azanuka mu butayu araheka miranye kutiwe ntiwabwiritse mukunzi wanjye ukuri kuranezeza dorore mwiza we dorore mwiza mukunzi wanjye ukuri kuranezeza haleluya Imana ishimwe reka twongere tubashime rero kandi tunabaha ikaze kuri Vania TV show. Ure tugeze mu mwanya w'ikiganiro cyiza rwose kiryoshye kandi kirimo Kapiteni Nyarudindiri by'umwihariko ari afande Nyarudindiri afande muhando wa Kapiteni wa Yesu Kapiteni wa Yesu kabisa ni kuri Vania TV show rero muri rero Kapiteni Nyarudindiri ndetse hariya ngo ni afande Nyarudindiri musaza roza muhando Kapiteni wa Yesu Kapiteni wa Yesu wowe Moza Diane aka Tibaga na manzi yabeza Manzi yabeza yego rero Manzi yabeza nuko Manzi yabeza abakobwa ni beza we Manzi yabeza we abakobwa ni beza we Manzi yabeza we Manzi yabeza manzi yabeza we manzi yabeza ndi mwiza nyine ndivuge njyewe rero ukuntu nitwa umuhoza manzi yabeza we zawe manzi yabeza we kuko ari mwiza we aribeshyera we uribeshyera uribeshyera nuko natakuvuza umukobwa ndi mwiza aka ni akajinya agize kuko Nyarudindiri ari mwiza akaba atagize kajinya se ndi mwiza uri mwiza se uniruka inyuma se Kapiteni ubwo nyine wasanga biruka inyuma y'ubugapiteni bwawe reka twiganirire ni amafaranga mfite ufite ubwiza kandi uri generali ariko ubwiza ni igikundiro harya ngo urafande ngo n'igitinyiro n'ubudahangarwa n'inyenyeri by'umuba mushaka ibyo byose urafande ngo hanyuma ngo ukaba ngo ni musaza wa Roza Muhando ndi musaza wa Roza Muhando kuko twaranabonanye live narabonanye mu buryo bw'umwuga reka rero tuganire ubwo duherukana Nyarudindiri wavuze ko nta mugore ufite afande Nyarudindiri afande Nyarudindiri kongewe ni mwakumvikana nambaye imyenda y'umuhondo n'inkweto z'umuhondo bijyanye noneho naze nambaye iby'icyatsi n'inkweto z'umukara nziza nazo cyane se neza ni za gisirikare za butike harya ni afande wo mu gisirikare wo mu gipolisi ni hehe afande w'umusirikare wa Yesu umusirikare wa Yesu ni umusirikare wa Yesu wo mu rwego rwo mu ijuru ninde wakwambitse iryo peta waryambikiwe ni Imana yirinyambitse Imana yaramanutse irakwambika icyo kirori cyabereye ikirori se ntabwo by'Imana bigombera ikirori ntabwo ijya gutora abantu nimba igutoranyije ntabwo itora abantu ngo ndamutoranyije oya yibyikorera mu bumana bwayo yarangiza ikakwamamaza ikanyamamaza kagusiga igikundiro n'igitinyiro ari byo muba munyiruka kagusigira ubwiruka inyuma abakobwa baba bakurukanga inyuma n'uyu nguyu murajyana rero se itandukaniro ry'abakurukaga inyuma itandukaniro ryanjye n'abakurukaga inyuma
y'ayo mapeti yawe yose n'izo nyenyeri zose ziramurikira. Nyarudindiri Fande Nyarudindiri ariko ako kantu k'agafande ubundi ko wiranda ataza kunywa reka tuganire neza ntabwo ari ndi umushaka ni Nyarudindiri iyo bavuze afande bakabanavuga kapiteni ubundi ushaka nyirizina ko iryo bazajya bavuga ari irihe mbese riguha icyubahiro afande ubundi mu kiganiro wandika afande Nyarudindiri umusaza Roza Muhanda noneho ngewe mba mvuga iraka nambaye baremera iraka wambaye ni irya afande ni irya kapiteni urebe ibirokoro kandi inyenyeri bimumurikira. ubu ni ukuvuga ngo duhuriye mu muhanda ni ugutera isari amasariro barayanerera ubwo se n'ururaho utararitera Nyarudindiri rega kapiteni ari uwaza aransuhuza w'umupolisi ngenda ndabasuhuje ndabemera abapolisi nabo baranyima n'abasirikare uhuye mu ngofero baranyiyama kubera uruhara rwawe barambwira ati nawe ukura ariko ubundi ufite uruhara buri oya nta ruhara nta mufanda oya noneho rwose ubugari kari n'umusore Nyarudindiri yigoje nk'abasirikare ndetse isukari nanjye none yavugishijwe isukari ariko se amaze kuyirya mbisi oya nuko nkugeze urane nkavugishwa ngo nyine kuvugishwa ni uko waje umaze kumiragura isukari cyangwa ahubwo kuvugishwa nuko abonye agukunze akabura ukundi kuntu burya akamubwire si ngewe sezerano ryawe none se nyine isi by'isukari bizanye gute hano mu kiganiro afande Nyarudindiri uyu mukobwa twamuzanye tuzi neza ko nta mugore ufite ariko cyari imanzi uyu mukobwa twari tumuzanye nk'umuntu tukuzaniye kugira ngo nibura iyo nsaba urukundo rero uraruma wanze uwo mukobwa n'ukuntu ari mwiza ahubwo se ntabwo hari n'umusore uyashakaho aba bose arashaka umwafande kandi we Yesu yakwambitse shaka kuba madamu afande Nyarudindiri uranyiruka inyuma ye urangatira se hari n'undi hano nimba yanagiye wasangaga aza nkorakora ngo simba murakora ikiganiro ngo mbe nkureba ndakwiyama wabyumva gute arimo aragukoraho urumva anshimashimashi uriya nyine ntabwo ari tafu yawe n'ijye wawe garani baderira uriya ni derira oya njye ntabwo ndi derira njye n'ijye wa nyawe ako ndeba ubura amaso yawe ndeba mereza bitanu njye kugura umuceri ngahumva ibyo bitanu rero wumva ziri gusaba bitanu urukundo rwawe se rugusaba bitanu ngiye nzanye urukundo barakugura urigurisha se we bazajya baguha ariko noneho bo wowe ntubahe oya urigurisha si mu nkunda nyine none se niba kuvuga ngo kugukunda no kwishyura se ntabwo ngukunda kukwishyura ndashaka kugukura mu bumanzi bwawe igitsina gore nicyo kindemera babandemera amafaranga nkarya umuceri ujya mbabura kuvuga kapitene kuko mba ndeba ayo maranka ariho aho ngaho bikantera kuvuga kapitene ubwo afande ni muri Yesu kapitene wa Yesu kapitene wa Yesu noneho rero n'abapolisi n'abasirikare barabimbaze ubwo ninjya mvuga kapitene uzajya mbabara kuko n'igihe niryo rimbangukira cyane kandi ndumva ntacyo biba bitwaye hari ikintu rero nshaka kugira ngo nkubaze ubushize watubwiye ko ufite imyaka 45 sarayifite itonde nyine wumve arabigusobanura neza noneho utubwira ko ufite imyaka 45 ariko nta mugore urigera uri imanzi ndacyari imanzi imanzi harya ubora bavuga ndacyari imanzi ngo yabaye umuhungu ubwo imanzi niyo umuhungu hanyuma umukobwa akitwa isugi tubona ko bajya bavuga ngo isugi kuri iki gihe bavuga ko isugi umukobwa iwabo bakunze kuba baruka ese wowe ese ntawe kuba uri imanzi ibyo bintu byaba bihurira hehe no kuba iwabonye baroga byaba bihurira hehe biterwa n'ukuntu nyine Imana iba yakugeneye igihe gikwiye kandi nyacyo ukirinda guhubagurika Imana mbwiko itazamindusha ubwo bivuga ngo kuba utahubuka ukaba imanzi ntaho bihuriye no kuba umuntu yavuga ngo iwanyu muraroga
oya ntaho bihuriye none se ababivuga babivuga babikuyeho buriya urabareka bakavuga nyine nose wabuza abantu kuvuga urareka bakavuga ntabwo ari ukubareka bakavuga bose bari kuvuga ibitariho urabareka bakavuga ibyo bavuga ni ibyanyanya ese warirambagirije basinga Imana igaye nyine umugeni ivuga ati ntabwo ari uyu wigeze urambagiza ngo ndetse n'isekuro narayambagiza bakajya bavuga ngo ndetse n'isekuro ugezeho urananirwa ahubwo ni ukuvuga ngo warananiwe bivuze ngo wararusha utegereje ngo Imana ikurambagirize izabikora ninjye rero ninjye oya n'uyu ninjye waje kukubera umuhoza yegereza aya mapeti yawe uyu dore afite kekayori hano mu mujyi azagutunga ubona amafaranga oya yibeshe mu rukundo rwacu mwayo icyo nzanye n'urukundo ruzira uburyarya oya reka tuve mu mikino ako ninjye no kuvugisha njye nyine uyu wakatavuga uriya regana kutavuga uriya nta muntu oya reka njyewe yaranyanze ngarashaka umujenerali yenda reka tuganire uyu yavuze ko yitwa Umuhoza Diane kandi mwitwa Dusengimana Jean Baptiste uyu ongeyeho rero noneho irindi zina imana ya afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhanda kapiteni iraka ya kapiteni ni asubindo wabaye musaza wa Roza Muhanda rya bigucanka uko mu bitekerezo mwahuye ryari urufasi kwa Kimironko wowe jya kuri tubi wandike Roza Muhanda na Nyarudindiri izi telefone zose zaba nta mega ziriho binyereke nk'umfilm bigucanga ndikwereka sibiti ufite phone bimucange ariko reba ahubwo wowe byaragucanze ari wowe nawe bigucanga nyine icyo kintu ngero ugifungure neza ukerekane no kuri kamera babone ko uri umwe gusa uzagira inuza kandi ari inuza ugikandeho muriho byanyemerera reba se nyine bamereza ari vuba icyo kintu ubu ujya ugiforomata icyo kintu ugire nko muri message ubu Diane ashobora kugikora mu kwereka ya video rero yawe na Roza ushobora kukinyereza barakiba bakubita ku kirahisi ndakumvikanamo imiziki kandi narayisohoye babyanga Nyarudindiri kabisa naririmba arayivuga ariko Gapiteni urasobanutse pe umuntu w'umufandi ntabwo biraza biracyaza hariya bavuga ko ibyiza biri imbere ibyiza biri imbere ariko se ko tubona muri iki gihe ahubwo ibintu aho kugira ngo bibe byiza mbona bigora kuki bavuga ngo ibyiza biri imbere yego nyine ibyiza biri imbere urabitegereza kandi cya mbere cyo ibimenyetso biri kugaragara ikigaragara cyo ibyo byiza biri imbere banza umuntu agenda nabyo byigira imbere uko igihe nahereye bavuga ngo ibyiza biri imbere umva narabikaciye reka wowe nyine ibyawe ubwo se ugenda utangira kubona ibimenyetso ubu ngubu ufite ibihe bimenyetso gucanga micanga si ibyo ni ibimenyetso ako kajambo ahubwo wowe waracanganye bigucange ubundi gasobanura iki none se barajya kwinjira muri pauvrive zanjye muri pauvrive pauvrive ni iki pauvrive zanjye nyine gerageza kudusobanura mu ijana pauvrive nyine ni ukwinjira mu buzima ubuzima bwawe buri kwinjirira mu buzima rero ikintu ugiye pauvrive urumva pauvrive ni mu cyongereza ubwo we Gapiteni mu gifaransa bakavuga gute ntabwo mbizi Gapiteni ubundi wize amashuri angahe ntabwo nigeze niga ntabwo wigeze wiga icyongereza none se izo ndimi uri kuvuga ni nk'uwakize ko numva ukidudubiza nk'uwakize izo ndimi numva uri kuvuga ni Imana ibikangishije kuko Imana iz'amafatsi y'umuzungu ngo pauvrive hasi ubwo ni gute uhangara ko wishuka ukibeshya gute uhangara ngo utegereje fiyanse w'umuzungu umunyarwanda we kuhangaye kunsaba urukundo ntabwo ndugusabye reka urakuhangaye mbese kubwira ko umuntu agukunze no kukubahuka ari igitsina gore no kukubahuka ni ukukubahuka igitsina gore kikwatsa urukundo muzavugana mu ruhe rurimi mu ndimi nyine muzavugana mu ndimi wa mu diaspora muzavugana mute good morning yonyine niyo muzaganira aho ari yo iyo gusa wari kunsubiza wifi ino wifi ino uramwumva wifi ino why kuki how are you doing how are you kiki my friend have so much have so burya muzahuza hari utubazo ako bikubiye gake hari ibibazo nshaka kugira ngo nkubaze turareba tukabona nanjye nakamenya turareba tukabona urakomeye
uri mu bantu bafite imyaka ikuze kandi tubona unakomeye, watubwira nk'ibintu byagiye bigufasha gukomera muri ubwo buryo, nko mu buryo bw'imirire y'ikindi? Bw'imirire wapi wowe gukomera ni ukumanza ugakomera mu Mana. Ubusura komeye wowe ufite n'ingufu aho. Ukomereye ku Mana rwose. Umuntu utangira ikiganiro cyiza kumara iminota 40 utadushize n'imbere y'Imana warangiza ngo urafande. Urafande wa Yesu. Wasenze. Cyangwa wacitse intege. Ibintu byose Tangira aho gusaba Imana. Nyarudi wacitse intege. kumbyinisa mbere y'umuziki. Nangira Wacitse kukubyina. intege se? Wacitse intege mu murimo Namwe w'Imana. muri abakozi b'Imana nimwasenze. Ariko ntabwo turambara ipeti rya fana. Ariko Ninde ufite iryo peti? nta muntu agomba kuvuga hejuru y'umuruta, niba wowe uturuta nka generali urabanza ubwo ni ugahabwa weho ijambo tugomba kugendera munsi. wigeze utanye niki kitubwira kuri afande sundi wa Yesu Canga. nasengesho naki nakaririmbo Ese k'Imana koko ni iki cyatuma Visi zigendera na content. ego views zahehe ko zahiye zashize Zisasizawe. Oya, banza ubasobanurire ubundi iyo nyenyeri ya mbere wayibonye ute, iya kabiri wayibonye ute, iya gatatu wayibonye ute, uyibanyuremo noneho babone Nanyuze mu ikosi. ni amateka? Imana. Nayuciye musimbisobanurira abapolisi n'abasirikare. Iyo nabyambe arambwa ati turakwemera rwose. ariko se Urafande wa Yesu. afande Nyarudindi, ubundi mu by'ukuri tubona ko umuntu yakorera inyenyeri hagira uzimwambika ndetse hakabaho n'ikirori cy'uko bazimwambitse. Wowe nk'izo nyenyeri 3 hari ikirori cyaba cyarabayeho Imana wazambitswe nawe? ni Imana. yazikwambikiye se mu nzozi Yaraje yari zigusuraho gusa, imanukira nta kirori Uzajya cyabaye. bibacanga iby'Imana rero ntabwo mugomba kubimenya ngo nyine ugomba gusobanurira n'abandi ubundi ibyanjye ngisobanukirwa n'umunyamwuka. none turi kubona twebwe turi mu mubiri, twebwe turi mu mwuka toya ntabwo turi Agende mu mu mwuka mubiri asobanurira Turi kandi mu mubiri. dutandukanyirize icyo kintu. Ubundi kumva ngo umuntu ni umunyamwuka undi nawe ngo ni umunyamubiri, kandi tubona bose bafite amaguru agenda bakagira amaboko, amaso Umunyamwuka ni umunyamwuka umuntu. ateye ate, umunyamubiri ateye ate? Ni umuntu ubasha kureba ibihishwe ibiri imbere. ibiri imbere ku buryo ni nko kwerekwa. Ubasha kureba ibiri imbere cyangwa akareba umuntu runaka ati uyu nguyu azaba iki ngiki imbere agiye kuza. Yesu ubwo ko uwo niwe watubwiye. munyamwuka. Ariko Uretse mbanze ndacyamubaza, uwo niwe munyamwuka. Umunyamubiri ubwo bivuga ngo ntutandukanye n'ibyo Ni ngibyo, umunyamubiri avuga ati uyu nguyu wareba ibyo ahashize. iyo wareba ibyasize ukuntu Ibyashize aramaze gusa. None se- wowe ateye Mwese afande Nyarudindi, warapfuye. mbese kutabimenya ni ugupfa niko gupfa. afande Nyarudindi, watubwira nibura we turumva ufite iyo mpano yo kuba ubona iby'ahazaza, ushobora kutubwira ahazaza h'uyu Ntabwo ndi mukobwa? umuhanuzi. wese ubwo uri mu mubiri rero uri kimwe nanjye n'uri mu mwuka Oya, jya mu mwuka, jya mu mwuka, jya mu mwuka hanyuma umubwire ahazaza he. aho rero bigaragara ko Utwereke za mbaraga wayambariye mu zawe mubiri ufite, Ntabwo wayambariye utwereke mu n'ukuntu mubiri. waje kwambara amapeta. mwigana se buri muntu agira inyogo ye wakabimenye se. iyi nyogo yawe rero niyo mu mubiri Aya ni amapeta yo mu ntabwo mubiri. ariyo mu mwuka Umva, reka mbabwire bizajya bibacana. ahubwo niwe Ahubwo pfukama niwe ho ngusengere ntabwo uri gusobanura ibyawe. pfukama ngusengere hano ujye mu Pfukama ngusengere winjire mu mwuka. Uva mu mubiri ujye mu ukuye mwuka. amasengesho yanjye wowe Nawe ukuye amasengesho yanjye. Ubwo mwese Barizamuye. reka mbunge mwese, Nawe rizamuye. reka mbunge ngaho ibaze kuba uri kapiteni wa Yesu mureke twumve oya abanzi. buretse ibaze kuba uri kapiteni wa Yesu ugasiganira gusenga wabonye wo mu kapiteni cyangwa se umufana Yewe usiganira kujya ku mukunzi wanjye wagiye hehe ko nagushatse kungukize ndakubura noneho uraze. Haleluya aho Mukunzi sava. wanjye wagiye hehe ko nagushatse ndakubura noneho uraze. Barari bwiza mukunzi wanjye Uri mwiza. Aho. Barari bwiza mukunzi wanjye ukuri kura
ntibagurutse mukunzi wanjye ukuri kuranezeza dorore mwiza we dorore mwiza mukunzi wanjye ukuri kuranezeza haleluya Mana ishimwe asina kangobana mwamugiye mu mwuka ubu uvuye mu mwuka noneho natubwire mu mubiri we yahise abikwereka yaririmbaga nk'uri mu mubiri noneho natubwire yaririmbaga nk'uri mu mubiri umwuka cyangwa mu mwuka baririmba ubagiye kubibabwira neza uyu ntabwo duhanurire kabisa noneho duhanurire nari nazamujwe cyane yaririmba nk'uri mu mubiri ubundi ubwo uri umuhanzi hari ikibazo nshaka kubaza ngiraho amatsiko cyane nari nazamujwe cyane buriya reba urahagiye ku masegonda uririmbye baragize ngo urafande afande nyarudindi hari ikibazo nshaka kugira ngo nkibaze cy'amatsiko njya nkunda kugira nk'iyo ukunze gutera akaririmbo ukarimba ugira gutya ukaba wikubise hasi niwazanye buriya rwose nta ikibuno kijya kigira ikibazo uri kubona wanankandagiye nihanganye ubwo nanjye uraza ko mipeta urameje ipeta rero nanjye uraza kumesha ikosa rigushyize ubwo ikosi ndi kurisoza njyewe oya uri kubona nabimenye mama natwawe iyo botine yawe yakirankandagirira ntiwabimenya nawe ukandagiye hase kuri afande weho abisikoti bawe bariho ubundi abisikoti bawe bariho dafite mu mwuka ariko bari hanyuma muri wa mwuka warurimo uri mu mubiri warangiza muri mu mwuka gerageza sibyo muri wa mwuka warurimo gerageza utubwire ahazaza oya yavangiwe namvangirirwe numvangirirwe abanyarudindi numvangirirwe ahazaza numvangirirwe umureka ngo usengere imana yumva imana ishoboye byose akuramburiyeho ibiganza imana iri hejuru ya byose imana yihagije akuramburiyeho ibiganza imana ikwagure imana ikwambika amapeti yo mu mwuka imana iguha umwuka wera imbaraga kuko ubu nazo ufite uguha amaso y'umwuka iyaguhe pe nawe nawe yaguha nanjye ndayafite reka amasomo ukanyarira ingo nyine nanjye ndayafite wabyemeye ko nyafite njyewe iby'imana yakweretse mwese murayafite nibyo imana yakweretse sara akaririmbo ko mu gitabo cyangwa ni ibintu njyewe nirimba izanjye indirimbo yo mu gitabo uzi uri umupingayi rero aririmba iz'umwuka mweretse ahubwo si ubwo ngubwo si ugucuruza mu rusengero niba uririmbamo izawe gusa utaririmba na za zindi zindi izanjye nyine ko nzifite si indirimbo 160 icyo ni ikinyoma ziri he ndazifite ariko ziranditse umuntu zirimo none se izo wakoze n'izinga zasohotse 14 indirimbo wahereyeho urayizi se ziri kuri afande nyarudindi umusaza wa roza muhanga yohereyeho urayizi se yohereyeho urayizi nishobora se muri studio bene data mwubage imana muyiringire kandi nitegereje bayumvise noneho bahubwo bakore gahunda yo kujya kuyishaka hariya kuri muzi wandike bene data bayi nyarudindi oya bayi Jean Baptiste tuyibona cyangwa bayi nyarudindi tumbona uko wakwandika afande nyarudindi urazibona zose zirarimo hanyuma Diane hari ikibazo wowe ushaka kuba wabaza nyarudindiri cy'amatsiko waba ufite iyo kibazo nabaza nyarudindiri kandi ansubize navuge ngo binshange yihangana ansubize akajambo binshange aragakunda ariko buriya afite impamvu agakunda nyine oya ni uburyo bwo kurya iminota ahubwo ntasubize bwo kuryarya byo kuryarya ni uburyarya nyarudindiri ikibazo ndi kukubaza ku myaka 45 hadi niyo ariko basubiriremo igihe imyaka ufite kugira ngo 45 45 ku myaka 45 urateganya gushaka ryari ese niba hari icyo gihe hari naricara mu nzu yanjye imana mvuze yavuganye n'iki gihe kirekire ntibyashoboka none se fonda abazi hari ahantu waguze ikibanza cy'izamura izo bandiye ni nyinshi bakuriye ndajya kukodesha kubera iki ngo ndanza n'umugore ubwo ndukumva ari mu mwaka wa 2080 nta kibanza ufite nta nzu ufite nta mafaranga nta vuba bitinda ariko bizaza ese wahanuriwe nande ubundi ibyo byose wabihanuriwe nande ko ari ibinyoma oya reka nawe mabaze ikibazo ese
ko uvuga ko wenda byanga bikunda umunsi wabonye iyo nzu bishoboka ko wenda ari nk'isezerano waba ufite isezerano uribona mu yari myaka isezeranyije. ubona ko iryo sezerano rishobora kuzasora mu myaka nk'ingahe ntabwo ugereranyije nyizi imana niyo ibizi bishoboka cya mbere bwo bihagararemo neza none uri kubishatashato none bose bitabaye- waragerageje basi Imana iravuga ngo umwana wanjye buretse iki cyo gihe wigeze ugerageza gerageze ndajya kwicira inzira gute ntabwo ari ukwicira inzira muri birara yavuze ngo utere intambwe imwe nera 99 gusanga iyo ntambwe kandi baravuga warayiteye ngo ifashe uwifashije nimanze sohoza ibyavuganye nanjye ni Imana isohoza ibyavuganye nawe Izabicisha mu ariko byo utakoze. ntizagusanga N'ubu ndi mu kazi. niba yabikubwiriye mu ruzi n'ubundi gukora ariko ntabwo mubizi uri mu kazi yego turi kubyemera urabyemera se wabyemeye ntabyemeye ko uri mu kazi ariko ushobora kuva mu kazi ayo wakoreye ukavamo yose yaraye Senyarudi wareka nanjye utegereje nkakubaza isezerano Oya, reka twumve Manzi ndumva ashaka kugira ikibazo amubaza cy'amatsiko Manzi ufite ikibazo cy'amatsiko ushaka kubazanya generali cyangwa se kapiteni Nyarudindiri yego mubaze Nyarudindiri ndashaka kukwibariza kandi umbwize ukuri bimwe byo kuvuga ngo arya ni amayobera biducangera. ngo biducange oya ntutume biducanga Uducanga kuko ngo iyo mana uducayure. yawe ukorera natwe tuzi ni Imana icayura tunemera, ibintu. sibyo yazanye umwana wayo we no kubyemera se yazanye Yesu ku isi noneho habaho gucungurwa siko bimeze gucungurwa urabyemera nawe urabyemera warabatijwe mbere na mbere arabatizwa mu mazi menshi cyane ryari wabatijwe mu mwaka 95 muri 90 yego ese 95 yari afite imyaka 15 uyu nguyu yari ataranavuka uyu ntabwo yari bwavuka ufite arabizi nyine ko abyinjiyemo 45 koko niyo arega ariko ureba urabona ko gihe tujya kungana ubuzima nabukiyemo ariko urumva afite 59 95 ariko afite imyaka urabona ko 15. nibura tujya kungana None tu- twaganira navutse muri 80 muri 80 ese ayo mapeta waba warayambaye ryari icyo gihe nibwo ese uyambara Oya. cyangwa byaje n'ejo gutegurwa bundi imana imisezerano ndi ese reka nkubaze ikindi kibazo uri gute wisanze kuri izi mbuga nkoranyambaga nanjye ni imana ni ukuri biturutse kuri papa buringo papa buringo uriya wandika z'abatista buringo tv nzakumubona kuri youtube nsuye umuntu w'umumama ntatacyo nagiraga nabonaga nayo nzanagira byari inzozi nuko ubwo rero mfite agatushe mbafashe nomero ze aririmba indirimbo ye nyibonamo kuri whatsapp y'undi mumama nari nasuye nza kumuhamagara ndavuga ati nakubonye kuri youtube mbona rwose ufite ubwiza bw'Imana nasarugira nabibonye nitwa Dusengimana Jean Baptiste mfite akaririmbo kamwe kitwa bene data kamaze imyaka 2 audio nshaka kugira ngo ubimfashemo noneho ufate audio yanjye noneho uyishyire kuri YouTube ariko indirimbo ari yanjye ariko ujye kuri YouTube yawe nanjye ndimba imenyekana arambwa tuzaze ikigihe n'iki njyayo tubiganiraho arambwa tureke kuyifata indirimbo yangasha kuri YouTube yahudiye uzaze mukorera amashusho yayo arabikwemerera nsubirayo arya watubwiye nde watubwiye nde wagufashije papa buringo yego Jean Baptiste Buringo TV ahamfata ka video nuko indirimbo bizamuka gutyo zaburi kibiramamaga yihamagaye papa buringo nabaye Rene gutyo nuko biza gutyo we ubu urazamutse wisanze ku mbuga nkoranyambaga mbese ni mu mwuka ura ku kibuno saje uri kubona ko nihe nipfukama izana ibipfukame kwirirwa ukadunda hasi burasi haje utundi oya nta kibazo ikibazo cyanjye kirakomeye nabwo ni uburyo bwo gukorera Imana ni tekinike yawe arambwira ati ndagukomeza mwana wanjye ati umuhamagaro naguhamagariye ni ubu ngubu ukomeze nazajya gukinege ati nawe uzakwigana afande Nyarudindiri hano turi kuri Vania TV show ni iki ushobora kubwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Vania TV show ni nk'ubuhe butumwa ushaka kuba icyo nababwira nyine mujye kuri Vania TV show mukore subscribe na share na comment na like na channel yanjye wandika Afande Nyarudindiri musaza Roza Muhando turabemera rwose nzagaruka rwose ni ukuri icyo nizamuke kuko iyo mukoze subscribe nuko cyane kazamuka kuko iyo ukoze ikiganiro
kuri cyo n'umuntu n'ikirebwe nawe wongera kuguhamagara ntawaguhamagara kuko ikirebwe nawe inyungu ni izawe sibyo wowe watumiwe ni izawe kuko iyo ikirebwe barongera bakaguhamagara noneho n'abandi bo hirya no hino bakaguhamagara aho rero ugenda wubaka izina ubwo tuvuge ko abashaka kugutera inkunga bose ubasaba kugira ngo bakande subscribe hanyuma ujye ubona uko uhabwa akazi nk'aka ngaka naho abashaka kuntera inkunga wandika Fadini Odindi Musaza Rose Muhando nomero zanjye wazibona ziri kunuza kuri mobile money mari rwose nta kibazo cyane rwose. Aha Diane wowe ni butumwa ki waba ufitiye cyangwa se waha abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Vania TV show? Ubutumwa naha abakunzi ba Vania TV show ni kudukunda nyine kuko natwe turabakunda iteka bakaduhora hafi gukora subscribe share na comment aho bitagenda neza tukunganira naho bigenda neza tugashimana natwe turahari ku bwabo. Aha manzi yabeza ariko abo beza nanjye ndimo ariko n'abanyarwanda bose muri rusange. Okay wowe ni butumwa ki waba ufitiye abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Vania TV show? Murakoze cyane abakunzi ba Vania TV show. Ubutumwa nabaha mukomeze mudukurikirane mukande subscribe muduhe comment aho mubona mwaduha inyunganizi y'igitekerezo kabisa ni byiza. Kandi ikindi mushaka gukomeza guhora mwiga guhora mbese muri updates ku bintu bishobora kuba byabubaka mubishaka mubikeneye mubyifuza kandi munabikunze n'ahandi ni kuri Vania TV show. Aha reka rero tubashimire nshuti bakunzi batumirwa mwari mwatumiwe hano kuri Vania TV show ndetse tunashimira abakunzi bakurikiye Vania TV show bose. Ikindi kandi tubasaba gukora subscribe share like na comment ubundi biganiro kuri Vania TV show nakagaruka. Bye bye.